guys, today I'm gonna show you how niryari waka-uploadinga video kuri YouTube ikabasha kurebwa cyane. Kiri maze igihe cyinshi nkora ubushakashatsi kenshi nsashinga ku zindi YouTube channel zigiye zitandukanye z'abantu bagiye bakomeye, gusa abantu bagaragaza ko kenshi ari abantu ba-uploadinga video mu gihe kitari icyanyacyo. Rero uno munsi niyo mpamvu naje hano kugira ngo twigire hamwe ese niryari ukwiye gushyira video ku rubuga rwa YouTube ikabasha kurebwa cyane. Guys, ikintu cya mbere ugomba kumenya no kubanza ukanda subscribe kuri channel kugira ngo tugezeho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse bya buri igihe. Niba ushaka kurebwa cyane cyangwa YouTube yawe ikabasha kuzamuka, hari ibintu ugomba gukora kugira ngo nawe ubashe kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri iyo bita Google Research. Burya ni uploadinga video like nko mu gitondo, ya video ntabwo izarebwa cyane nk'umuntu uzaya-uploadinga nka saa 9 z'ijoro. Like urebye saa 9 z'ijoro abantu benshi baba ari cyagiye bicuye cyangwa abantu baba bicuye bakangutse. Rero ni ukuvuga ngo saa 9 z'ijoro cyane cyagihe umuntu akangutse ari kubasha gutekereza, ashobora kwegura telefoni ye akabasha kureba video wa-uploadinze. Ariko nushyira video mu gitondo abantu benshi bazaba bazagaraye cyane, bitume ya video yawe itabasha kureba kuko bafite byuka bajya ku kazi batekereza ibintu byinshi cyane. Rero amasaha meza washyira video kuri YouTube yawe ikabasha kurebwa cyane ni nka saa 9 z'ijoro. Andi masaha ushobora gushyira video kuri YouTube ikabasha kurebwa ni nka saa 7 muri cyagihe abantu bahuze cyangwa bagiye kujya ku meza. Ucyagiye n'abagiye ku meza, iyo bamaze kujya ku meza bafata umwanya bakaruhuka bakajya mu matelefoni. Rero guys, ni imbere yuko uploadinga video kuri YouTube hari ibyo ugomba kubanza kwitaho kugira ngo bigufashe kuba ya video yawe yabashwa kurebwa n'abantu benshi batandukanye. Ikindi ugomba kumenya, ugomba kwitaho igihe uploadinze video ari byo ugomba gukora, ukabanza ukareba ni ibi bintu nubikora bizagufasha cyane kandi YouTube yawe izabasha gutera imbere. Ikintu ugomba kujya witaho ni igihe ya video yawe ya-uploadinze, ukabanza ugatekereza niba koko ya video yawe iraza kurebwa n'abantu. Ugomba kubyitaho mbere yuko buri kintu cyose ukora, aricyo kintu cya mbere ugomba kureba. Ikindi kintu ugomba kumenya, YouTube niba ushaka kuzamuka, dore ko muri kino gihe YouTube ibintu byabo bisigaye byarahindutse, nkuko kuba monetize bitagisaba abantu 1000 cyangwa uko warebye na miliyoni 10. Ubu ngubu igisabwa ni uko wararebwe na miliyoni 3 ndetse wagize abantu bakurikira mu 500. No kugira ngo abantu bakurikira cyangwa ugire za views basabwa, ugomba ku-uploadinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinshi cyane, kuko ni like ni uploadinga video ikarebwa n'abantu 10, bashyenda ikarebwa n'abantu 10, ibyo bizaba ari za views uri kuzamura. Ariko mu gihe wa-uploadinze video imwe ikajya n'abantu 10 ugatuza ukarekeraho, ntabwo yantu zawe izigera izamuka ahubwo izahura hahandi hasi. Rero niba hari icyo wifuza kugiraho cyangwa kuba watangira guhembwa na YouTube, ugomba kubishyiramo imbaraga, ugakora cyane, ugapushinga, ntucike intege. Uko muri uru rugamba kugira ngo uhembwe aya mafaranga bisaba gukora, kudacika intege, kwigomwa ndetse no gukora cyane kandi utegereje inyungu y'ako kanya, ugatekereza inyungu y'ejo hazaza. Rero kenshi dukunda kubaganiza ibintu bigiye bitandukanye, niba nawe wifuza ko icyo twazaganira, jya hasi muri comments kandi wandikemo igitekerezo cyawe ndetse unataginge ndetse unasharinge iyi video kugira ngo igere kure. Kandi niba ushimishijwe n'iyi video kanda like. Nongere mbashimire ati wakoze kubana nanjye. Yari Kigali Social Trend. Thank you. Bye.